ibintu Imana igenda imbwira ngenda mbibona bisohora bikama icyizere yuko n'ibindi byose byaba bibi cyangwa ibyiza nta kizajya gukora itabanje kuduha amakuru kiretse wenda nanone ari ibintu biri bizarre cyane hari ibintu biri bizarre cyane ariko buri Imana ni ikintu nyizo buri givuga n'ibintu biri bizarre we ariko hari ikintu kiri bizarre kurenza kubwira Maria w'isugi ngo ugiye gutwita umwana w'umuhungu kandi nta akana ko base umugabo mpamakuru y'umugabo urantera inda toya umwuka wera zakuzaho biri bizarre Imana ivuga ibintu biri bizarre byinshi donc ibintu wumva mu bwenge ukumva biragusiga none nibwo nabwaga ni rero ni mu nzozi ebyiri nshaka kubarotorera ko ndarota kandi sinyamusha mu nzozi ndose hari ibyago bimbaho manza nakigumira mu rugo buryo wagize inzozi ebyiri inzozi ya mbere gasohora bigutera kwizera ko niza kabiri ako kantu ko ari kabiri cyangwa se bikagutera kugushyiramo imbaraga ngo usenge nk'urugero uri muri cya kiganiro nababwiye ngo narosera Odinga nubwo abantu benshi bamuha amahirwe ibihugu byinshi byamwandosinze abantu bamwe bumvaga kuri uyu muntu wa Djibouti nta n'amahirwe afite cyane navuga ariko narose Odinga atsindwa n'uriya muntu wo muri Djibouti kandi mu nzozi ndakubwira ngo namara kumutsinda William Ruto atakaza ubutegetsi waravuze ngo tazagarukana imbaraga nyinshi muri Kenya ariko navuga namara gutsindwa kizaba n'ikimenyetso cy'uko Ruto ntagarangiza manda ye ariko ikibazo akantu kabe karimo nuko waravuze ngo ntuzi niba azagaruka kiri mu buzima uko hari ibintu bibiri hasi ibintu wabivuze uri seriye none se sinabivuze none se ntiyatsinzwe none se yazanye ituro aratsindwa nje ibintu bibabwira nabishyize mu mvugo imeze nka blague mukagira ngo ahari none se yatanga ituro koko byari gukoreka yari gutsinda nanditse ngo ubuhanuzi butatu bwihuse kuri EAC cyangwa se East African Community nyuma yuko ubwuko His Excellency Raila Odinga azatsindwa usohoye iyo nyandikura urumva nyisomye aricyo byatwara reka tisome ubundi dutegereza Imana umuperezida umwe cyangwa babiri muri EAC hatabayeho gusenga azaraswa Ruto azeguzwa cyangwa araswe bitarenze ukwezi kwa gatandatu urongeye bisubiremo vugiye hano nabivugiye kuyitwa ntuza umuseke ndishwa neza ko nabivuze cyane narebwe cyane ndabyibuka navuze ko Goma na Bukavu bizafatwa mu gihe gikurikiranye ku buryo azaba harimo nka interval itarenze ibyumweru bibiri harya buri ifatwa rya Goma na Bukavu harimo ibyumweru bibiri arenga ibyumweru bibiri n'ubundi ni ibyumweru bibiri narabivuze abantu babishaka bagiye barabibona ku museke ikigiye gukurikiraho ni ugutembagara kw'ingoma ya Cndd FDD abarundi bakabona amahoro n'iterambere Imana yabavuzeho singibize biranditse none se bisimbuke kandi byanditse niwe perezida wa kabiri niwe perezida wa kabiri ko atubwiye ko bashobora kuba babiri wo muri East Africa umwuka w'Imana basobanurira erega abantu muri DD mbere yo kurakara inama yigeze iba iyo wenda nkuru nziza muri office ya nkuru nziza muri office hari abantu 8 kugira ngo abantu bari muri office banabimenye bibuke wari urimo yibuka bara abantu bari mu bari 8 nimba hari ubuyobozi ku isi nigeze mbona Imana igera ahantu kamera nk'ahita bushaka yitwa Imana ubuyobozi bw'abadede ukeneye amasengesho na repentance kabisa hari igihe ureba mu mwuka wareba uburyo Imana ifata regime runaka cyokoze mwihebeke ikizagaragaza yuko babikoreye igihe nyacyo nuko imipaka ine yose y'u Rwanda hazaba nta menace nimwe yo guterwa ku Rwanda ihari grosso modo abatazi kumva neza ubuhanuzi FDLR Pris Cndd FDD zigomba gutandukanywa rwose bidasubirwaho n'umupaka w'u Rwanda ibi nanone ravuze ngo bisoma byitondere impunzi z'abarundi n'impunzi z'abanyamurenge zigiye gutaha baje mu bihugu byabo nishimiye kongera kwakira Apotre murakoze kunyakira badukurikiye Imana ibaho umugisha yego komeze kubagirira neza batangaza iki Apotre nyuma yuko ntekeza ko malaria nayikubise inshuro gripe yaje ariko gripe nabonye nabandi bayifite ari benshi so
nayo ubwo n'utunsi duke iraza kujya ku ruhande ni sezo uretse ko ntabwo yanzengereje nk'izo najyaga ngira kera nageraga gripe z'agatangaza nageraga gripe no kureba imbere bikanarira so nizere ko ntari buvuge gutya igahita umugoroba inyereka yuko ariho nayo yerekeza so ariko turi amahoro tumeze neza turashima umwami Imana kandi twe tubaye ubuzima butajya bugira ubwoba kubera ko Imana iri in control. Ikindi njya nkunda gushimira Imana nuko ibintu Imana igenda imbwira ngenda mbibona bisohora bikama icyizere yuko n'ibindi byose byaba bibi cyangwa ibyiza nta kizajya gukora itabanje kuduha amakuru y'ibyiza. Yego. Ariko nabona urasa neza urakeye. Nubuntu bw'Imana ari amahitamo yacu ubundi twakabaye twambara byiza kurenza kandi no gusa neza ku isura nabyo ni ubuntu bw'Imana. Imana yagusize cyangwa se yashatse kugushyigikira ubona ibintu bigenda neza kurenza wenda yuko ushobora no kuba ufite n'amafaranga umubiri ukanga uruhu rukanga. You do the skin care but the skin doesn't care. Ukora skin care ariko skin yawe ntikeyaringa nyine bibaho nabyo ariko n'ubuntu bw'Imana tuba dushima Imana nubwo biba bitoroshye ariko twizera yuko what does not kill us make us stronger. Ibyo ducamo bikomeye ni biduhindura abantu badasanzwe kandi bidutegurira kuzakora ibintu binini no kuzagera ku bintu bidasanzwe binini biba biri kutwubakamo imbaraga runaka. Yego biba biri kutwigisha isi n'abantu biba biri kutwubaka twebwe ubwacu muri twebwe kutwongerera ubwenge mu makosa mu gutsindwa mu kujugunywa n'abantu. Ubundi iyo nsoma muri biriya nkasanga wenda Yosefu abavandimwe baramugambaniye bikarangira Yosefu n'ubundi apfuye urupfu rw'agashinyaguro cyangwa se bikarangira Yosefu n'ubundi asebye cyangwa se yandagaye icyo gihe nari kuba afite ikibazo kuba ndi kuvugana agahinda. Iyo nza gusoma asanga Yefuta baramwirukanye ngo wa mwana we w'ikinyendaro w'indaya ya data tuvemo Yefuta akazapfa ari imbwa akaba ataragarutse banamwinginze. Nsenga Imana ngo hagira abantu bagira uko babona ko hariho gukenerwa ku rwego baza kukwinginga kandi barakwiriyeho cyangwa barakwenuyeho. Ariko nimba byanditse muri ya nuko ibyo biriho kandi bizagenda biba mu bantu b'Imana mu bihe bitandukanye. Buriya Bibiliya yo ni uwo mwihariko igira. Buri kintu cyose kiba gifite umwuka gihagarariye. Buri kintu cyose cyanditse muri Bibiliya kiba gifite umwuka gihagarariye. Buri ntambara yose yabaye muri Bibiliya bifite ukuntu umunsi umwe cyangwa undi nawe uyisangamo. Niyo mpamvu yaragiyemo hariya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wenda mu gihe hari abaciye mu nyanja itukura bagenza amaguru, hari uburyo nawe uzacira mu kimeze nk'inyanja itukura, hari uburyo nawe uzaba umeze nk'aho utugaritswe na Farawo. Mu by'ukuri rero waruvuze ngo ndasa neza nuko dufite ibyiringiro dukomora ku Mana n'imvugo y'Imana ko twiringiye Imana ivuga igakora. Nta mpamvu rero yo kuvuza induru nk'umugore uri kunda. Mu bintu byinshi bijya binezeza ndabyuka muri 2022 Imana insanga mu nzozi mu masaa 10 cyangwa saa 10 n'iminota 4 hafi aho. Bana saa 10 n'iminota 4 ko nahise mfata screenshot kugira ngo nze no kubwira abantu iminota nahise nyireba. Imana ishatse kumpa inzozi akenshi ndi bubwira abantu izimpa mpita nkanguka kandi kazimpa mu rukerera akenshi hafi na saa 10. Sinzakuvuga ngo ni saa 9 akenshi bari saa 10 zibura iminota mike cyangwa zirenzeho mikeya namara kuzibona nkahita nkanguka. Kandi nazirotora zikanasohora. 2022 nkunda kusuramo iyo story ku narose Imana ikambwira iti ibi bintu nkubwiye ugende bivugire ku kwezi no kuri bwiza. Ndayibaza nise kubera iki ko cyo gihe nari ngezweho cyo gihe YouTube zose zaramnyakiraga. Uwo nabwiraga wese ngo ndashaka ikiganiro yihutiraga kumbwira ati ndahari.
yihutira kumwe ata karibu mbaza ijwi ry'uwavuganaga nanjye kuki ushaka kumitiramo izi cana ebyiri zonyine kandi n'izindi zose mbishatse zampa ibiganiro ukwezi na bwiza why arambwira ngo Theo ukwezi abaza neza just like that ngo Theo ukwezi abaza neza sikuna n'uyu munsi ari igihe numva Theo ukuntu ariko bazi ibibazo bye nk'iyafite umutumirwa kugira ngo ncaye kumenya kubera iki ijuru ryahitamo rigaca kuri ba evode bavuga mu ndimi basenga umunsi ku wundi zikaca kubaza buri icyo rigaca n'ababandi b'abanyamwuga nyine urabizi ko dufite benshi muri media buriya yego neza Imana igayiga ngo Theo ukwezi niwe munyamakuru mu Rwanda baza neza buriya ntago wabinkuramo none se ariko Imana yambwiye uragiye ngo uvuge ndese vuge barore kuko mukunda cyane anga ngo Theo ukwezi abaza neza nano uyu munsi hari igihe nicara hano kameze akajaruzi kakaza mu kasi ndi n'inyamakuru buriya kukiri Imana yavuze ko abaza neza cyo nimba baza neza Imana izanamuye kujya kubaza perezida none ko Imana yavuze ko abaza neza wabihinduraho iki se buriya abaza neza cyangwa se niba atabaza neza buriya yifitemo imbuto yo kubaza neza buriya yashyizemo imbaraga akabati ndakubaza buriya yakubita ibibazo bimeze neza cyane bya kinyamakuru anyway irambwira ngo bwiza yo yandika inkuru yayo neza gusa ngo bawuze kubabwira inkuru bayandike kuruta uko bayikoramo video ahanini bakwandikire wowe niko byagenze ariko ndibuka ikintu yari yambwiye ndibuka iryo yerekwa sinzi Imana nari gusubiremo hano n'ubwo yari yambwiye kurivuga aho habiri honyine hacemo imyaka yari yambwiye okay nabonye ndi mu kigo cy'amashuri gifite pante imeze nkaho ikibuga cyaho mbese gitsuka ukuntu tari ikibuga kirambitse bakunda ubona ikigo cy'amashuri hagati harimo ikibuga kirimo n'ubwatsi ariko icyo cyari gitsuka kijya hepfo nkurikirana ninjiriye iburyo hari hejuru ibumoso hari hasa naho hitse hari hasi mbona abantu bari hasi ku mashuri yo y'ibumoso abarimu basotse mu mashuri bahagaze mu miryango hari n'abandi bantu baje bakora akantu k'agakundi n'abanyeshuri bari mu ishuri numva umwuka aranyemeza kumanuka nkajya kuri amashuri yo hepfo ariko reka ari naho njye niho hari abantu andi mashuri nta bantu habonaga ngeze kuri ayo mashuri mbona abo bantu basa n'abakoze agakundi n'abarimu ni abantu b'abahanuzi benshi ntabashe kumenya abarimu bari kubwira abo barimu ngo mu Rwanda iyi ntambara y'M23 yatangije urumva twabaye 2022 M23 imaze nk'umwaka iri ku Rwanda ngiye intambara izaza no mu Rwanda kaba nari maze igihe kirekire numva abantu bahanura intambara bahanura ngo karabaye ati rwose mwivomere abandi bati ivi na ivi abandi ko mugiye guhiga imihigo yindi abandi ngire burangi nigira mu kintu ushobora guhanura ibintu simbyemere ko numva umwuka undi matabyemera ariko nanone ntahawe nanjye iyerekwa rivuguruza ibyo uhanuye sinapfa nanone kujya hariya opening ngo bivuguruza byagorana nshobora kuzavuga ni kubera icyo bavugiye wenda mu bantu kuki utabijyaniye abo bireba ariko biramvuna kuvuguruza iyerekwa ntarivugururisha irindi yerekwa kuko mba numva ibyo ndi gukora bitabaho umuntu avuze ko yavuganye n'Imana wowe umuvuguruje kiretse wenda nanone ari ibintu biri bizarre cyane hari ibintu biri bizarre cyane ariko buri Imana ni ikintu nyizo buri givuga n'ibintu biri bizarre we Imana ishobora kuza gafata ngiye nabonye Imana ifata umugabo uri kumwe n'umugore bataranagirana amakimbirane iramuga ngo ngiye kuguhuma undi mugore umugabo yikundiraga umugore bari kumwe ariko nenga yikubita hirya ati njyewe hatereka tufite umugore ndatariko uramufite ariko igiye kuguhuma undi mugore kandi umugore umugisha umugabo yaratashye wagira ngo byari bibaye nyuma y'amezi 3 intambara yavutse mu rugo agira ngo azayikemura arasenga bibi by'ubusa byarangiye wa mugore afashe inzira ijya kwishakira abakireda umugabo yashidutse afite undi mugore ariko abibwirwa yumvaga biri bizarre ariko hari ikintu kiri bizarre kurenza kubwira Maria w'isugi ngo ugiye gutwita umwana w'umuhungu kandi nta akana ko base umugabo mpamakuru y'umugabo urantera inda toya umwuka werazakuzaho biri bizarre imbaraga zisuma byose zagukingiriza none se spam intanga izinjira gute muri story uri kumbwira ntago uri kuvuga uburyo umugabo azaza
Mariya yarabaje ngo bishoboka bite ko ntigeze mbonana n'umugabo. Imana ivuga ibintu biri bizarre byinshi, ibintu wumva mu bwenge ukumva biragusiga. Yego. Hari indirimbo zigende gukunda muri no minsi yitwa Nobody's Supernatural. Aririmbamo ngo you confuse the wisdom of the wise. Ura confusing. Imana ni ibintu byayo guconfusing. Anyway, ngarutse kuri ryayerekwa ndabyumva bari kubwira abo barimu, ndaje numva wa muntu burya iyo uri mu nzoza kenshi ufite ijwi ry'umuntu uri kukuyobora, rimwe rimwe akakureka ariko ajya kumva ryajwi riragarutse. Na Yohana ari ku kirwa pati baravuze ngo mbona ngo numva ryajwi ryavuganaga nanjye. None nanjye ngiye kumva numva ryajwi ryavuganaga nanjye rirambwiye ngo abantu bose bahanura intambara ku butaka bw'u Rwanda barabihimba, barabeshyera Imana ntiba yabibatumye. Ubwo kandi mvuye muri izo nzozi nahise nibuka abantu bose tuziranye nzi bajya baza kuri izi mbuga bagatigita bati hati ndabibonye. Agakumbe bose n'amaco y'inda. Ariko nimba hari ibintu biba mituro buriya buhanuzi bwa karabaye ati mbega ituro riba muri buriya buhanuzi. Yesu we. Uretse kuba gusa ushobora kubijyamo wabihubukamo wanabikora ukarengera hakagira abagukurura amatwi bati zashokeye. Uretse kuba hari abantu batinya ibyo, naho nzi ko abantu benshi bazi ko hari ahantu haba mituro. Ayawe ukaza ukitaka umuti igiti kiraguye. Reka nkubwire, subona ko abantu ba diaspora benshi nge niko mbyumba ifata, sinzi nimba atari byo abantu bazamvuguruze baze kunyandikira bamvuguruze, ariko mfata ko the majority of the diaspora they hate Mutabazi. They love him and they hate him at the same time. Kuko babanje kunkunda cyane ariko bagezaho ariko urwango bashobora ko banyanga rwose. Nje hano nkitakuma havuga ndabibonye nanabyeretswe. Ni intare bigiri mu Rwanda zirajya mu maboko ya FDR cyase mu maboko yabagiye gutera u Rwanda nkitakuma. Ntekereza ko nuwajya kumfunga yihuse yansanga ni $5,000 yihuse, ariko ubwo yaba yihuse cyane kaze kubimbaza cyase kubindyoza. Ariko reka nigarukire nje nuko mbitekereza. Hari umuntu uri hanze, ubwo rero urumva nyine hari igihe atashaka nimero bakaguhamagara, yaguhamagara akavuga ahubwo se wagize ngo buriya ntiyanambwiye ngo mwana bazaba bagize guverinoma nawe urimo, ati buretse gati ibyo bintu uri kumbwira atubanze ubwire nimero yawe world limit, ati wabibonye. Nuko ngira principe zanjye, ariko manza hari inzara inyishe kanogonora nkavuga ni ngiye guhemuka. Ne manza hari nahita nimva nk'ahantu nkajya nko ku butaka bwa Zimbabwe na Zamburi. Namara kugera hano numva ko ndi ngize kahita nitakuma hakora video havuga kandi nkayikora mvuga ni ahanga ati ndaha kuri Kimironko, ati turi kuri wa kabiri ku itariki zinizi. Ariko byari ubugegera nimba ari ibintu nkuko uzi ko umuntu atajya kuri nyina, ibyo nabikarasaho kujya kuri nyoko. Nyine ukabikora uzi ko birazana amafaranga bikanayazana, ariko bizi kubeshya nta mana bikubwiye. Okay, nizere ko ntabivuze ngo ejo muzabikore, ariko ngenzi ko bira bintu bigira amafaranga. Reka nigarukire rero, mbona abantu bazengurutse b'abarimu nta kindi bari kubabwira. Buri wese ari kuvuga uburyo ngo yabonye intambara iza mu Rwanda. Undi ari kuvuga uburyo yabonye ngo intambara iza ku butaka bw'u Rwanda. Undi ari kuvuga ati nubwo biri hariya hirya birambuka bize na hano. Okay, ryajwi rirambwira ngo umuntu wese uri guhanura intambara ku butaka bw'u Rwanda arabeshya, arahimba, arabeshya, nta mana bimubwiye. Ndangije mva aho ngaho. Iryo jwi ryarabimbwiye ngo mbibwira abarimu, mpitambwira abarimu ngo Imana irambwiye ngo abantu bose bari guhanura intambara bari kuzihimba, ntago Imana zibabwiye. Baba barimo basubira mu ishuri bajya kwigisha mu kazi kabo, ko ubonaga bahangayitse. N'abanyeshuri basa n'abari gusaka bakabashaka kumenya ibyo ba mwarimu bagiye kumva mu muryango aho ngaho. Nabo bantu bari benshi, ariko bari nk'abantu 8 kandi bose mbwirwa ngo nabahanuzi. So ibindi bya ruguru nagiye mbibasumba mbibaciramo ukuntu nyine His Excellency yagomba kugaruka nk'umukandida, nubwo harabatekerezaga ko bazana undi mukandida. Yego, byose nubwo nabirose ntago nari mbifite amakuru.
kameme ibintu byo mu Rwanda ntago use wabikurayo kumenya yuko hari abafite ibitekerezo. Icyo gihe nyuma yaho hari umuntu dusigaye tubanye muri no misi niyo mpamvu navuze izina rye, yahise ambera we amerera nabi, ajya kurica nahereye kuri zo zose nagiyeho. Oya wenda imwe manzi bataramwakiye ariko ku kwezi ho ndabizi yagiyeyo. Akora ikiganiro avuga ati Mutabazi si umuhanuzi. Mu bintu tumuziho n'impano tumuziho nigeze umuhanuzi yaje ati ko navuze ko narose ko umuntu nyarwanda wese cyangwa umuntu wese yarota. Aho mbe mihini aho ngaho tajya nugira wenda mufunguye intambara ko muri no misi tubanye neza mu buryo bushoboka bwose. Ariko reka nkubwire ukuntu ibyo bintu bikora. Wakemera ko nshobora kuvuga ngo 2024 nubwo hari abatekereza kuzana undi mukandida mu cyama cya RPF ngo ari w'abanyarwanda babona kandi wenda babe bamutora, Imana itegetse ko hagaruka His Excellency Paul Kagame, kanasobanura impamvu muri iyo yereko Imana bimbwiye gutyo, kanatanga n'ikimenyetso cyanasohoye by the way nyuma y'amezi 3 ko navuga ngo amezi 3 atararangira bagenda gutya. Mupaka wa Uganda urafungurwa n'umuyobozi mu Uganda utangana na Museveni ukiri muto ukunda Perezida w'u Rwanda nk'amatwi n'amabinga. Nyuma y'amezi 4 Kenero Gabaraza nyuma y'ukundi kwezwa n'atano yarashize bafungura umupaka. Nari nabwiye abantu bo muri RNC ndababwira ngo ndabizi hano kuri Bwiza no nabivugiye mukunda kureba ibicano muri buze kuntuka muri comment. Mwanuka mwagira mushaka muzacikira na muzahungira mbere mu mezi 6 kuko umupaka uzafunguka kandi umuntu wese urwanya Rwanda uri ku butaka bwa Uganda azahigishwa uruhindo bamupakira bazana i Kigali. Uko niko byagenze. Numvisha umwe baramuhaye amasaha 24 ko yasubiye muri Australia nawe ngo ari umukangurambaga wa RNC. Ibyo byose byarasohoye. Ariko sinshaka kugaruka kuri iyo side y'ibyiki. Ariko ndanyabubwiye nk'uwo wandwanyije. Erega iyo bari gutekereza ngo bazana undi mukandida hari n'amazina batekereza abanugano bavuga hari izina mbese bari yatangiye kwishyira mu myanya. This is my time. Urumva rero haje Mutabazi akavuga ngo iravuze ngo umusaza mutegetswe kumugarura. Uwo muntu arazengera akaba ati nkuyateye aturutse he, reka bana kuri to. Neze nk'urugero hari umuntu wari umaze kwishyira mu myanya akurituye wagize ngo yaba atumva ari mukuri. No ashobora ati ibintu nabitegereje imyaka none wowe birageze byatanye no gutekerezwa no kugirwa imbanziriza mushingwa bikwigwa wowe uteye uturutse he ng'Imana ivuze ngo iki. Kaminira ibindi ntabivuga bikakomena mabanga y'akazi. Ariko reka ngaruke kuri iyo side cyane. Yatumye meke kuri Bwiza mbaza ngo ariko ngo maze iminsi ngo uvuga ibintu byabanyenga abantu babona umeze nkaho urwanyiye leta cyangwa opposition ngo kuki abantu batari bifate nkaho waje kugura inzira no kwigira mwiza kugira ngo babone kuri umwana w'ikiraro ugarutse cyase nyine batagutera inkonji. Yambaje muri iyo sense yo ngo abantu bari gutekereze ko uri kwigura ko RPF. Ko ndibika ko magamane navuze ngo n'abantu baza bagahanura ngo RPF igiye gutakaza ubutegetsi musigeho muvuge ko ari ibitekerezo byanyu bya politiki ariko banga Imana yantumye ngo iyi ngoma irahirimye ntiyambwiye ngo murayibeshyera. Ubuhanura intambara ku butaka bw'u Rwanda arabihimba, uhanura ihirima rya FPR arabihimba. Ni mwavuze ibitekerezo ko nabyo byemeye kubivuga. Tinge rwose mu bitekerezo byanjye nk'inararibonye n'impuguke ndi kubona bahirima ibyo hirima mutazira Imana muhimbira Imana muhirika ku Mana ibyo byo murabihimba pe. Nuko iyo zo zanjye nazivuze. Ariko ndashaka kugaruka kuri kare gace ka mbere nabonye muri ari amashuri kuko igice cya mbere nabonye Imana imbwira ngo abantu bahanura intambara ku butaka bw'u Rwanda barayihimba nta izahaba. Noneho mu gice cya kabiri cy'inzozi mbona nzamuka mbona ibyo umuntu wari ushatse guhanura aganisha kuri His Excellency mbona uburyo bimugendekeye nanjye bituma inzozi zanjye ngiye kuzivuga nareditinzemo ukuntu abandi bagerageza kunyinginga ngo mbabwire ibyo nakuyemo nabwo mbabwira ko ntabyo kandi byari bihari ariko nta nubwo byari bihari ku buryo nari nkeneye kubibabwira ahubwo kubihisha nibyo byari bibafitiye umumaro. Donc kumenya ngo nabwiwe ibi ariko ndavuga ibi ngibi byo ndabambi keeping for myself.
kabemo ntago Imana yo kumbwira ngo hari abantu bari gutekereza ko bazana undi mukandida utambwiye impamvu bashaka kuzana undi mukandida, ariko nanone sine kuza ku mitandao ngo mvuge ngo impamvu mushaka kuzana undi mukandida niyi cyane ko nani mbonye mu nzozi watinyutse kubivuga uko byagenze. Oya ntago ari byinshi baravuze ngo rijwijwe ryarambwiye ngo nuwo baraje bamuhamagare. None arimo no guhamagarwa, nubwo rero ibintu birimo guhamagarwa kwabera. Oya ibintu byo guhamagarwa reka nshatse uburyo mbiho umurongo. Anyway, nizere ko uyu munsi tutagifite abo bantu, ariko ntitwababura. Abamaco y'indase barabura. Noneho hari umuntu rero bisa n'ibyorohera, yabona nyine byashyushye Kisekedi ari kuvuga ibi, yabona nyine byabaye akasa mutwe yo hirya. Ngoma ngo yafashwe, Bukavu ngo yafashwe, this and that, Burundi buvuga ibi cyanga biriye. Akaza agahita himba ubuhanuzi ngirambwiye ngo abanyarwanda ngo karabaye. Oya rwose sigaho. Reka mvuge muri ubu buryo turashimira Imana yuko Imana kuva 2022 iteka iyo dusenze, iteka iyo nsenze inyereka ko nta ntambara izabera ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo ndabishimira Imana. Atari uko nanga abakongomani bera ku butaka bwabo, atari uko nanga abarundi, atari uko nanga abari bo bose, ariko ndashima Imana kandi hari n'impamvu Imana ibona ko bikwiriye u Rwanda n'abanyarwanda kutabona ishusho y'intambara mu maso yabo. Ndabishima Imana. Abantu bazaza bavuge byinshi, who knows, yabo wenda batari batinyemo inzego bakaba bitakuma bakatubwira ibyo ariko se abitinyuke wavuze ko ari inkambi Nyabugogo byarangiye gute? Byarangiye aburanya avuze ati reka ntabyo navuze. Nk'urugero se yaburana avuga ati narabivuze, ngiye narabivuze, ndi icyuma cyasagutse ku ndege buriya Nyabugogo. Oya yaravuze ati reka. Meshake sinagiye kubona nkabona aje ariko kuvuga ati rero buriya ati Mana aregiye tubwira ibintu tukongeraho ibindi, ati buriya cyagengeye nabyongeyeho. Yazasaka bati buriya nari nabibonye neza. Akamacenda karahanze. Amacenda arahanze. So cyangwa se nukubura umuhanuzi w'umwana wakwerekwa kuriya bazarasa ibisasu mu Rwanda bigasamirwa mu kirere, wowe ukahita wumva ko nyine intambara izaba yabaye. Ko nabyo birashoboka. Ari umuhanuzi w'umwana abona igice kibiri bube, we agahita abyenterpreta nabi. Ariko yaza gukurikirana izo nzozi cyangwa agakurikirana neza, yari gusobanukirwa ko ibyo ari kubona ari ibiri mu migambi y'ababisha, ariko nubundi mu migambi y'Imana harimo yuko ibyo bizaburizwamo n'ibindi byose. So rimbura umuhanuzi w'umwana wihanurira igihugu, rimbura umuhanuzi w'umwana ceceka rwose. Nta nicyo biba bitwaye ushobora kubona n'ubuhanuzi bw'igihugu kajya kwibwira umuhanuzi mukuru akaza kumenya uburyo abugorora, cyakana baranza akabusengera akareba nimba bujuje ubuziranenge. Hari ukwereka ko Eliya ari bukurwe kuri Elisa, hari no kubera Elisa we yabonye yuko namukurikira mukuraho umwitero n'imigabane ibiri. Suko umwe ateretswe ariko umwe yeretswe ibintu biri incomplete byanateza ikibazo, ariko undi yeretswe ibintu byuzuye bigaragaza ko ikibazo kirabanza kuvuka ariko ko kiraza gukemuka kandi ibintu biraza kurangira neza. Yego, ndumva icyo cyari cy'abantu bareba. So ibyo ngibyo rero biranjyana mu kuba nashima n'Imana yuko ndabyibuka bwo twatwicaye kuri ya Sayidi kuriya, ndabyibuka cya gihe nkora ikiganiro ishati ikakanduye umutsi ukambwira ngo cyane ihembe bakoherereje. Twakoze ikiganiro nk'ikisaha n'igice ndabyibuka. Reka da cyari kirekire, amasaha abiri. Cyari amasaha abiri. Ko twatangiye uri kumbaza kuri Julienne Kabanda n'abavuga yuko ngo imbaraga ze ngo ziva ngiyo hasi. Iki gihe yarigezeho ibintu bya Robert Kayanja n'ibya Julienne biri hamwe. Yego. Ikiganiro ndumva cyarayibwe niba 34 aho namperuka kukirebera kuri icano ya ntuza ya Isezerano. Ndangije ikiganiro nsa n'umuntu kirangije rwose tumaze kuvuga nk'isaha n'igice. Yego. Wowe wumva ko twakabaye dusoza kurumva twatuvuze igihe kirekire pe.
ibiganiro byanjye birebire hano bifite isaha n'igice, isaha n'iminota 27 gutyo. None sinzi ukuntu nahise nkubwira ngo rero ngo uyu munsi narose. Nawe rero nk'umuntu w'Imana umuntu akwiye ko yagize inzozi. Waya reka nkubwira hano byari bitangiye nabyibutse. Kuko n'amatariki ndayibuka hari ku itariki 9 z'ukwa 12. Nibwo iki kiganiro twagikoze. Waruvuze ngo warose. Ngo warose ngo umuperezida umwe ngo ibintu byo muri East Africa wazapfa. Gazapfa. Naho ngaho ibyo bintu byatangiye. No bitangirira aho ngaho. Mugende kuvuga ibya East Africa n'ibihugu biri muri East Africa. Mbavuzemo Somalia. Urambwira ngo bya East Africa ngo hiyongeyemo Somalia. Harya nayo yagezemo. None njyewe buriya naninzi kuriya uriya muyobozi watsinze Odinga kwava muri Somalia. Sinzi impamvu nanisemo Somalia. Ahubwo narabyumvishe mu makuru Somalia yamwandosinze donc yamuhaye ijwi ryayo. Kumbi ni umunyajibuti. Yego. Gusa no mu kiganiro naje kubikosora kubera ko nagiye kuri Wikipedia ndi gusoma mbona no umunyajibuti. Kumbi ngiye natekereza ko ari umunyasomalia. None nibwo nabwiyaga ni rero ni mu nzozi ebyiri nshaka kubarotorera ko ndarota kandi sinyamusha mu nzozi. Ndose hari ibyago bimbaho manza nakigumira mu rugo. Cyagihe Ivan Bravani na Yanga bapfira nk'amasaha 12 akurikiranye. Urebye ni nk'umunsi umwe. Nari bukora ikiganiro ku izuba bakoze post uriya witwa Moses bashinje ngo ibye kamera yamaze no kwipostinga. Ifoto yanjye rwose yashyizeho ifoto yashyizeho nambaye karuvati. Ndabyibuka ari foto yari yakoresheje kuri iyo post. Costume ubururu ni karuvati gutya naka kantu. Saa 8 zigeze ikiganiro cyari saa 10. Hagari YouTube ngo baragikora za Cndd ni televiziyo live. Nari ndahari kuri Deliverance TV paritse ya Benz. Numva ijwi rimvugiye mu mutima rirambwira ngo nuguma muri uyu muhanda ntutahe nataga Kasanze baraza kukugonga nawe upfe. Iva Bravani Yanga na Potre Mutabazi boss bashyingurirwa rimwe cyangwa se nyine ikiriyo kibi doko akababara abantu bagira akabaro kabango hari abantu b'abasiributi batatu bapfiriye rimwe cyangwa se bapfuye mu bihe bimwe. Ndamwandikira kuri WhatsApp ndabyibuka namunahura Moses gusa sinkimubona uzamubaze ngo byo byarabaye. Namwandi Mose niko ndi kwiyumvamo ko ni ngoma muri uyu muhanda bari bungonge ntiwakitahira ikiganiro tukazagikora ubundi. Aranyandikira ngo wamungane twari gukora ikiganiro kuri topic ya showbiz kandi muri showbiz hapfuyemo abantu babiri reka tugikansoringe. Mbonye ibyo ndi busobanurire director nanjye nari kwishakamo impamvu yo twagikansoringa atari kubwo bimbwiye biranyorohera. Fata benzi njya Gasanze njya mu buriri njya kuri YouTube ndirebera. Saa moya gashigira kigura umukobwa umwe twari tunaziranye bidakabije. Aranyandikira ati harya se ufite imodoka ndayifite. None siko mfite crise ya sinezite kandi hakabaye bukonje bwinshi wamba bari ukaza ukama rifuti yotaha guys ari hafi na Diplomate Hotel Kacyiru. Ndangije nshaka kumubwira ngo nyine maze kugera Gasanze ariko sinzi ijambo yitambwira bisa naho bincitse sinabimubwira. Ndangije ntangira kubyuka ko nikwemo n'imyenda ntangira kwambara ndi gufite na telefone ku gutwi ngenda nambara mfunga umukandara. Ijwi rirambwira ngo mwohereza amafaranga 10,000 atege taxi voiture wowe ukomeza uryame. Ngiye kumubwira nabwo sinzi ikintu yambwiye bitabi none byongera bincaho. Uzi ikintu cyabaye kuri telefone nari mfiteho 1,240,000 kuri momo gufata 10,000 bimwohereza agatega taxi voiture byari ibintu byoroshye kuri ngi. Arunahagaze neza. Manza nacyo nari ngize amafaranga menshi kuri momo hari kuko yahari 1,240 ndabyibuka. Ariko mana nsenga wangarura ibihe byo kugira 1,200,000 kuri telefone. Agira umuntu ujye mwerekwa yoherezeho. Yesu. Ndabivuze ndabyibuka ko nari nyafiteho. Ariko ndasenze kandi nyumva uko mbivuze. Yo ingarurira ibyo bihe byo kongera kuyagira. Ijwi ryambwiye kuva mu muhanda sinaryumviye.
irimbwiye gutega taxi voiture sindiciyeho nsokera kuri telefone umuhungu wanjye afungura igipangu nsoka mu gipangu n'ubundi nkiri kuri telefone ndangije njya mu muhanda naraje ngeze hariya umuhanda uturuka kuri TD1000 winjirira kuri Shikari ya winjira mu muhanda urabona uriya muhanda wa kaburimbo uhinguka kuri uriya muhanda uva kwa Vena ujya kuri 19 yego uriya muhanda niwo nari ndi kugendamo nari ngiye kumufata hehe downtown niwe yakoreraga ngo muzane hariya kuri Diplomate Hotel kuko yaransabye service numva imodoka irimo full tank telefone imwe na 240 urumva ntago nari mfite impamvu yo kuvuga umuntu yambwiye ngo ndarwaye mu bukonje ngira ikibazo numvaga biri kumvuna cyane kutamuha service gusa umwuka w'Imana ari kumbwira ati mwereze icuma tege taxi voiture none nsa naho kubera ko umwuka ari kumvugisha ndi no kuvugana n'umuntu kuri telefone bisa naho bingoye kugira ngo bisoting out mbishyire mu bikorwa okay nari ndi kugenda gutya ngenda gake nko muri 30 imodoka ya Vewiti yaturutse kuri TD1000 yinjira muri urya muhanda ndimo ariko yinjira ishaka nayo kwerekera kuri 1930 urumva ko yagomba kwinjira ihita ikata yego ikaza mu ruhanda warurimo izya mu ruhande nari ndimo ikomeza wakemera ko yinjiye mu muhanda atambona saa 12 n'igice hafi saa moya saa 12:50 urabona hamaze kwijima ariko ni imodoka none Vewiti ifite amatara ntago ari imodoka yahumye amatara kandi ayo matara yaracanye nagiye kubona mbona ikintu cy'umukara kinjiye muri kino kirahure nyine cyo kwa shoferi neza yari yampimye ahantu nicaye nagiye kumva numva kubise retroviseur ariko akiyikubita nawe ababashe kubona ko nyine agonze imodoka ziriya modoka rero zirafunga ahita afunga feri numvira ajwigiye ya retroviseur wumve yuko yanayikubise ikazi karyama ku kirahure ikongera igahita yitupa igasubira imbere buriya retroviseur za Benz ziteye ubwoba ntiyanakoboka ntiyanameneka yaraje ikora ku kirahure isubirayo ikintu cyo cyananangaje kuko yo nashaka kugira ngo nyihine byarananiraga none yari mani magambo nanizi kidahinika ariko imodoka ikubise yaraje ikora ku kirahure iritupa isubirayo nkarasoro ya modoka uko yafunze yafashe neza ku ibati rya Benz umva nakoze kuri vora gutya muvuma involontaire mpita nongera ngarura gutya kuko iyo nkomeza gutya nari kugwa mu maduka epfo nakoze gutya ngarura gutya ntari no kubitekereza kuko byari involontaire numva ikintu kiraje ngo ubwo nyine yafungira ku ibati ndangije nanjye ndayikuba kweri bamingutse imbere numva ntacyo mbaye n'imbere ntacyo ngonze ndeba mu kirahure muri retroviseur mbona nyuma ko yahagaze ariko mbona kari we nyina amakosa ntabwo nimpagarara kiretse ngiye kumwishyuza yuko ngonze kandi ibyo sinabijyamo ndangije mpita niciraho ndagenda mbwira wa muntu ngiye ufataniza ko bari bangonze narinjiramo ndakata ndagaruka njya kuri Twitter yanjye nandika ndavuga umuntu wangongeye hanaha ninjye yagonze nimba hari nibaza byashaka kubaza ze tubivugane uretse kubundi akabaye aza ambwira kunyishyura kuko yankoreye amakosa ubwo aho nandi kuvuga uburyo iyo numvishijwe cyangwa nkumva inzozi mba mbizi neza muri cya kiganiro rero nibwo nakubwiye nti narose inzozi ebyiri inzozi ya mbere hari umuyobozi wo muri East Africa uzicwa mbere yuko mu kwa gatandatu kwa 2025 ubwo twari muri 2024 mu kwa 12 bambwiye ku itariki 9 ndibuka ko icyo gihe Trump ubwo yari yaratsinze uri kumbwira ngo ariko aba demokrate urabanga ndumva muri icyo kiganiro nibyo birimo wari umunsi bari ngaba senateri bemeje yuko ngo covid yakorewe muri laboratoire umunsi byemezwagaho bigasoka muri media ndumva nibyo twarabiganiyeho cyangwa twabwanye ko turabiganiraho nari mbikubajijeho wari ubimbajijeho okay ariko nese mbwa nti wanga ba demokrate so rero nabwo ndashima Imana yuko ziri nzozi nazo zasohoye buri gihe wagize inzozi ebyiri inzozi ya mbere gasohora bigutera kwizera ko niza kabiri
ako kantu ko ari kabi cyangwa se bikagutera kugushyiramo imbaraga ngo usenge nk'urugero uribuka muri cya kiganiro nababwiye ngo narose Raila Odinga nubwo abantu benshi bamuha amahirwe ibihugu byinshi byamwandosinze abantu bamwe bumvaga kuri umuntu wa Djibouti nta n'amahirwe afite cyane ndavuga neko narose Raila Odinga atsindwa n'uriya muntu wo muri Djibouti no Madagascar we nabona gatana no mu marushanwa kandi ko batoye hagati ya babiri wa Madagascar ntiyageze akikuramo sembizi sinzi ibintu nk'ibyo ashaka ko yarikuye mu marushanwa ndavuga ni narose Raila Odinga atsindwa kandi ko nari nabirose abantu icyo kiganiro bagisubara kuko waranavuze uti nubwo ari uhabwa amahirwe make nabonye amutsinda ariko azamugarika kandi mu nzozi ndakubwira ngo namara kumutsinda William Ruto atakaza ubutegetsi waravuze ngo tazagarukana imbaraga nyinshi muri Kenya uko cyagiye ajya kuyobora ari ariko yamukize niyo mpamvu Ruto yanamushyigikiraga cyane buriya nta bundi bushuti burimo ariko ndavuga namara gutsindwa kizaba n'ikimenyetso cy'uko Ruto ntagarangiza manda ye kuko n'abazagira uruhare mu kugira ngo atakaze ubutegetsi Odinga n'ubundi azaza abishyiremo avuga ati imyaka mfite ubundi nacyo gikorwa cyanyuma cya politike ngiye gukora nkagukuraho ariko ikibazo akantu kabe karimo nuko waravuze ngo ntuzi niba azagaruka kiri mu buzima uko hari ibintu bibiri uri gukorera nakubwiye ngo Odinga aramutse azanye ituro hari isengesho umuntu yasenga n'ubundi akazatsinda tekereza ko Imana sari ikibazo ifite yuko Odinga yayobora African Union tekereza ko Imana hari inyungu ifite mu muri uriya mugabo muri Djibouti cyane se ku buryo tamukuzaho nabane ko byamusaba imbaraga y'ituro n'imbaraga y'amasengesho y'umukozi w'Imana uri kuri icyo kirere n'urwo rwego hasi ibintu babivuze uri seriye none se sinabivuze none se niyatsinzwe none se yazanye ituro aratsindwa ngi ibintu bibabwira nabishyize mu mvugo imeze nka blague mukagira ngo ahari none se yatanga ituro koko byari gukoreka yari gutsinda ibintu byoroshye yari gutsinda karabaye nge nigeze ndota Arsenal iri bukina na Bournemouth byari nko muri za 2019 na 2020 hafi aho byari mbere ya covid ndabyibuka ndota ku munota wa 8 Arsenal afite ibitego bibiri ku gitego kimwe cya Bournemouth abantu bajya bareba zino application cyangwa se website zikora zigenda zafisha live ibitego za live score najyaga nyigira rero noneho iri mu mabara y'ubururu n'umweru ariko ibitego byo byiyandika mu mutuku mu nzozi nabibonye gutyo agatotsi karantwaye gutyo nka saa 5 ngiye kubona mbona Arsenal Bournemouth live score mbona umunota wa 8 hatse 2-1 ndagenda bibwira abantu bari ku betting ahantu naga na Arsenal ku munota wa 8 irashyiramo igitego cya kabiri ku gitego kimwe cya Bournemouth ni umunota wa 8 harimo ibitego bitatu uteranyije bibiri bya Arsenal kimwe cya Bournemouth baranseka ngo pasitoro neza byatumye match nyireba kandi ubundi sinyande wa match ku munota wa 8 Arsenal yashyizemo igitego cya kabiri ariko reba mu buryo iyo minota ari mikeya nubangi minota 7 barafite kimwe kuri kimwe umunota wa 8 Arsenal ishyiramo icya kabiri none hari ikintu rero abarokore batajya bamenya iyo Imana ikweretse rezilita nka gutyo nk'ubwo Bournemouth ushobora kuzika mituro hahita mbihindura ahubwo ku munota 8 Bournemouth ifite 2-1 cya Arsenal ntabwo Imana bikwerekera kwiyamiza ntabwo bikwerekeye kugira ngo ujye ku betting cyangwa betting bakaba biboneye amafaranga no ariko kameme kubyereka umukozi w'Imana hari icyo bimininga yes hari icyo bimininga sinzimba ari naba narabikubwiye ariko nabibwiye ndera nk'urugero finali y'igikombe cy'isi yabaye mbizi ko Argentine irakubita gatwara igikombe nari mbizi narabibwiye n'abantu nk'abangahe ku buryo imaze gutwara igikombe abantu benshi baranyandikiye batari kuzi ko wari wabitubwiye nabwo ni Argentine mureba nabivuze igeze nko muri kiba cy'umunani Argentine mureba izatwara igikombe yajya gukina umukino bati barikuramo ibyo muri kuvuga ntago biba Argentine murebe izatwara igikombe
kandi yanatangiye nta mbaraga ifite abamugane. Ariko buri hari ikindi kintu buriya ugomba gutinya. Argentine igize ibyago, ikipe bizahurira kuri finali, wa mukozi w'Imana, Imana yeretse ko Argentine izatwara igikombe, bakamuzanira ituru, yabihindura. Harya se yatsinze Ubufaransa icyo gihe, ndumva ari Ubufaransa yatsinze ibitego 2 mu gice cya mbere, Mbappe arabyishyira mu cya kabiri, bajya muri prolongation. Ndabyibuka ko match narirebye, ko ndibuka wa muzamu yanakuyemo igitego cyari guhesha intsinzi Ubufaransa. Yitakumye gutyo. Icyo gihe Mbappe niwe wabigize. Nubwo ibitego hafi byose nimba ari 3 byose byatumye bagera kuri penalty, ni Mbappe babishyiragamo. Ndabyibuka nyine aza yishyura, batsinda aza yishyura. Reka turetse ibyo ngibyo. So nubango Imana igiye ubutwara abakozi b'Imana bo kuba Rayon Sport igiye gukina na APR, nkaba nayo insinzi Rayon Sport cyangwa nkayiha APR. Ariko nanone biterwa n'Imana yaguhaye yishurirwa, bisaba ko Imana ikwinjiza muri icyo kirere cy'uwo mukino. Nk'ubwo icyo gihe ikirere cy'umukino wa Arsenal na Bayern mufuna n'ingifite, nashobora guha insinzi uwo nshaka muri babiri. Ariko ku yindi mikino nka APR na Rayon Sport ujuka yama yaba ari nk'ubwesiko nabanyaririye ubuferi, cyetse uvuze uti mfitiye reko ry'umukino nk'umunsi nzaryama ikanyinjiza mu yerekwa ry'uwo mukino, murabizi ibyo nzakora. Nta nituro nzahita insinzi nyiha Rayon Sport, nta bintu byinshi. Ariko Imana izikureba bizaguruka bica amababa, ntago inyinjiza mu kirere cy'imikino nk'iyo ngiyo. Ahubwo injyana mu birere by'imikino ntago. Nk'urugero ibintu byo mu Rwanda irabimpisha, nk'uzahindura His Excellency iramumpisha. Ariko nanone nyinjije muri icyo kirere nahita nereka mwanje Kagame, umva sans doute sans exception, no gutegereza ko mba mu nzozi aho ngaho ho mita kumba mfite uwo nsanzwe nifitiye ku mutima wanjye, aho tuwe tuharetse. Ikajya kwereka nk'urugero mu kwa kabiri kwa 2022 nagiye kubwiriza Kitengera freshman, muzabaze Pastor Gisore na Pastor Claude, ndimo mbwiriza ndavuga ntarya hano byemeye kuvuga umuntu uzatsinda amatora, niko turi mu Rwanda ntago nabivuga, ariko hano se biremewe. Atano aturabivuga ntazatsinda William Ruto bata ati mutumishi wa Bwana, kandi abanyamurenge nuko babaye. Ubundi ari abanyarwanda ntago umuntu yagusubiriza ku ruhimbi. Mutumishi wa Bwana ati Raila Odinga atafite support ya Uhuru Kenyatta, ati natwe nk'itoro turifuza yuko William Ruto atsinda, atariko ntago bizakunda. Ndabwira none se ko Imana ari byimbwe, ndakubwiza ukuri. Njya ahantu bita muri Deliverance Church Thika, hayoborwa n'umuprofete bita Stephen, ndi kubwiriza ngeze hagati ariko ko nabakunze bababwira uzatsinda amatora. Amatora agomba kuba mu kwa 8. May I ko nabwiriza mu Cyongereza, may I tell you who will win election in August? Barambwira ngo yes, prophesy man of God. Nibo bambwiye ngo prophesy, mvuze ngo ni William Ruto, batangira gushishota ngo natwe niwe twifuza, ngo ariko ngo ntago umva ngo prediction ngo ziragaragaza yuko ngo Dinga murusha 10. Ubuse kuri AU yarushaga uri wa Djibouti ngahe muri prediction. Ndababwira ngo muzane ituro William Ruto bite mushyira ku bute. Ikibazo umuntu ntwaye muri Uba n'amaje nteko nta muntu ufite contact z'umuntu wo muri campaign ya Ruto, arambwira ngo aranazima ziri no kuri WhatsApp ndamwandikira nabugingo ntaransubiza uwo muntu. Namwandikiye ndamubwira ni William Ruto aratsinda amatora mu kwa 8, ariko ni mutanshaka ngo muzane ituro dusenge, azayobora amezi 5 kwa 6 azatangirana n'imyigaragambyo kugeza atakaje ubutegetsi atarangije manda. Mwandikira message yabona mfite telefone nari mfite icyo gihe nari kuyikwereka, none yabugingo n'ubu ntigeze nsubiza. Imana imiyerekwa ry'abantu ntazigira mpura nabo. Ko yamaye uretse kwenda yamaye ry'umusaza nahura n'abinzego ze kandi nahuye nabo, ariko se buriya impaye rya Rutumba ndi buri koze iki. Ubuzi rya Odinga ko nari guhaye cyagiye mu itariki 9 z'ukwa 12 ko nabivugaga mu Kinyarwanda. Imana se kwizamena uruswahili, buriya yo mbivuga mu ruswahili ntibyari kumugeraho. Raila Odinga utaluzi kwa election hiyo ariya shaka bana kwani twiga indimi kuri Mutabazi utazi igiswahili ntakabazo karimo. Utaruzi kwa oya nakiyaranja da nikujidebriye. Wewe Raila Odinga mzee wakoresha icyongereza se ko yakumva. Nagomba gukora icyongereza. Oya ibyo bya Kenya nabishyize mu cyongereza mbishyira ku icano yanjye ko ntawugeze respondinga.
ndanabisharinga abantu muri Kenya sinzi ukuntu abantu babaye anyway reka nigarukire uwo mugabo wo muri Thika yaransekeje ni profete nawe wakemera ko biriya muruta amaze gutsinda nabimwandikiye akambwira ngo ariko ngo barazijya kujurira muri Supreme Court njye nahanuye mu kwa kabiri ko mu kwa munani uriya muruto azarusha Odinga uti predictions none aramurushije ngo Supreme Court what ariko buriya abantu bazizera Imana ivuze ariko bigenze bite none se wenda bari kubetinga bo ndabumva bumvaga mu minota 8 hatajyamo ibitego bibiri bya Arsenal kuri kimwe cya Bournemouth bumvaga iminota 8 ari mikeya ko ibitego 3 byaba bigeze mu bumvaga ibitego 3 bitabyakagezemo ariko se n'abantu bo mu rusengero ukamubwira ngo iravuze ngo rutazatsinda kumva ari ibintu ngo by'amahamba mahamba se yahiye so rero ndashima Imana yuko icyo yeshuye cyasohoye none ikibazo nyifitaho ni kimwe gusa nyine kuba abantu batizerera mu bakozi b'Imana ku buryo yafata iryo turonga rihagurukana azane musenge iyo nsinzi ye iboneke ubwo nyine nuko abantu batizera Imana ariko nanjye Imana ntiyari yampaye inzozi Odinga bijya bihwiswa yuko ajya kubaza buriya ahubwo wiriya muruto yabimenye niwe waguhitura mugasenga buriya ruto yemerera mu baprofete ariko Odinga nawe yemerera muri izo mbaraga zindi ajya kubaza bijya binuganurwa bikavugwaho ariko buriya hari ikintu kiba gitangaje n'abantu bajya kubaza buriya hari igihe iyo umubwiye ibintu bifatika itura rizana se akaba yaramenyereye kubaza none amakuru akaba yafatiye hafi bijya bigibutsa umuntu wahuye n'umuntu ukomeye cyane ku rutugu haremereye sindavuga rankaye kugira ngo bidafatika nabi ariko nyine yari umuntu munini bwa mbere yagiye guhanura iwe ari umudamu wamujyanye ahanura ko imbehe igiye kubamo ko yero pepe izayubika ubwo urumva ko ari umuntu imbehe yubikwa na yero pepe akibihanura uwo mugabo mucanira urushya yibiritse mu cyumba umudamu agira ngo agiye kuzana akaguru k'inkoko ati caha aciye hagira amahirwe asanga ku gipangu batabwiye abahungu ngo mumutangire yarirukansa yabangira ingata ku minana ya moto yari afite wa wundi babwira ngo ufata akamoto turakakwishyurira akikubita ku muhanda ariko ati ndabukura he moto abona umudamu amwereje 30,000 atariko wihangana urushiba guteye undi aramubwira ati abana bari bagiye kuburara mfite 9 ahubwo nejo uzampamagare bantera urundi uwongera umagafuka k'umuceri cyo gihe umufuka w'umuceri wagora 17 ati nejo uzampamagare bantera urundi bamo umufuka w'umuceri nyuma y'icyumweru yero pepe yarasohotse imbehe irubamo ese ko ntari bubivuga akabimenya akandakarira kutamuvuze se ariko kubona nibutse ubwo n'Imana ibinyibukije kugira ngo amagambo nze ku editing iyo umuntu akomeye abakomeye gamwa kibino ko wamuvuga oya hari n'ukuntu wabivuga ukuntu wowe akumva nyine ubivuze mu buryo nyandagazi bumwandagaza noneho wa mugabo noneho yaramushatse bahurira kuri season what iriya iba hejuru yakavuga Kanyarutarama ni yihe ntago ari great season ni ariko ni great season yes great season hotel bafata sare mugabo arayishyura sare ari abantu babiri se arayishyura arangije aramubaza ngo harya ngo nawe ngo uri umupfumu ngo ni inzuzi ukoresha ngo uko nabonye uvuga yuko imbehe yubama ngo igahita yubama mwa ndavuga ati muze ntago nge ndi umupfumu ngiye nkorera Yesu uwo mugabo yumva ngo atabyumva neza arangije aramubwira ngo none se sha ngo wansubiza mu kazi ndaramubwira ngo ukiri kunyita sha ntibyakora ngo muziki gihugu uri general ngo ariko nanjye muza Yesu ngo ndi general ahubwo ni wowe urapfuka hasi nkagusengera arangije aramupfukamisha twarahuye na n'uyu munsi twarabipfuye ariko ndatira ko yapfukamishije ngo umuntu ngo ufite ibirokoroko ni wanjije wagomba kumbwira agashyira $20 ku meza yero pepa bagiye hose abagiye mu mikino wagomba kwita umubwirutiza na $20 ahangaha bitubite tubisoza dore ko yaramenyereye nyine aho bazimuca n'ubundi kugira ngo inzuzi zikore uyu ntiyenda kuzakizwa nubwo wamusubirishije mu kazi n'ubundi azagasubiramo adakijijwe arinda apfa adakijijwe azabazi ko n'ubundi nawe uri umupfumu nk'abandi
wagomba kumukurora tumugura ubutaka wubaka mu rusengero. Urambabaje, namwe urambabaje mu buzima bwose, urambabaje. Imana ari kugabije, yari mukugabije. Amaze kumupfukamisha arasenga, aramubwira ati ukwezi kumwe konyine yero Pepe irongera gusubiza mu kazi. Uzi ikintu cyakurikiye hose? Mu kwezi kumwe yero Pepe yamusubije mu kazi. Imana imfasha atagira umuntu kuri uhuza uzaye makuru ngahita amenya uwo ari we. Kuko urumva natanze information nyinshi, na abantu bakeya baremereye ku rutugu bashyirwaho na yema yero Pepe. Imana imfasha atagira umuntu bishakisha ko sicyo cyari kigamijwe. Mumfashe kandi murabo mumbabariye. Nujya kubisacinga no kubisakisha Imana iguhana ahubwo uraburi unshakira ikibazo kandi sicyo nagambiriye. Nari nshatse kubereka gusa yuko ari gihe umuntu avuga ikintu abantu bakabifata nk'ari imikino. Icyakabiri nari nshatse kubereka ngiyo umuntu Imana yagwaye ikirere cy'ibintu ubu ushobora no kugihindura. Yego. Iyi Imana ikweretse uwatsinda nuko ibigwaye na autorité yuko ushatse wahindura uzatsinda ukamuhindura uzatsindwa, kuko ntago ibikweretse kugira ngo ikwentertaining. None Imana inyereka resultat za Arsenal mba ni mufu kuko nkina mose kugira ngo senze kubigirana. Ko nabona bibwiye bireba baba bansetse ngako pasteri. Ninge nabirose nyamaze ngoze ngo warose ngo warose ibitego kwe wabiryamo amafaranga pasteri ngo wagize ngo neza ngo wabyeretswe baseka. Harimo witwa Yamuragiye asigaye ari Mahama, ndamusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Narabimubwiye na waraseka ngo pastor rero baravuga ngo pastor ngo weretswe ibitego ngo bya Arsenal. Iyo minsi no barayitsindaga atango baraje bayitera ibitego nka 800. Icyo gihe yaratsindwaga byatari ureko uyu munsi. Icyo gihe yari muri season mbi cyane. So Odinga kuba yatsinzwe rero nuko amumvisha kira kiganiro batigeze bagenda ngo bimubwire, nkuko nandikiye umuntu ngo wari muri campaign team ya Ruto, namwandikira ntansubize nimba wenda itaramugezeho, nimba yaramugezeho wenda ari umuntu wakira nyinshi akabifata nk'ari umusikama wenda umwandikiye. Ibyo byose nabimenya, niwe nyirubwite niwe ubizi. Ahangaha rero mfite inyandiko naje nayanditse kubera ko nari mfite akagripe, numvaga ntari we mfite courage zo kuvuga ni matatura cyangwa se ni yesura. Bituma mbyandika kugira ngo mbisome kandi ncunguza uburyo umwete. Nanditse ngo ubuhanuzi butatu bwihuse kuri EAC cyangwa se East African Community nyuma yuko ubwuko His Excellency Raila Odinga azatsindwa usohoye. Iyo nyandiko urumva nyisomye aricyo byatwara. Reka tisome ubundi dutegereza Imana. Ubwa mbere buravuga ngo umuperezida, ubwo ni bwa bundi n'ubundi nari navuze nsubiyemo, umuperezida ubwo ni umuranzi nyine. Umuperezida umwe cyangwa babiri muri EAC hatabayeho gusenga azaraswa. Sinzi uwo ari we, ariko His Excellency Dr. William Samoei Arap Ruto, ndumva amazina yose nyavuze, who happens to be my friend. Nje umuntu wese nkunda mwita my friend. Who happens to be my friend afite amahirwe menshi kwijana yo kuba umwe muri abo babiri. Ruto azeguzwa cyangwa araswe bitarenze ukwezi kwa gatandatu. Urongeye bisubiremo. Ikimenyetso nari nabahaye cyanasohoye, nababwiye ko ari ugutsindwa kwa Raila Odinga, kandi babwira yuko nyuma yo gutsindwa n'ubundi azahita ahindukira. Nge narari ndi gukurikira ko hari ko Imana inzanira ibintu n'ukuri pe. Nibwo bwa mbere nari mbonye umuntu bita Miguna kuri TikTok. Miguna muzi cyangwa ibintu byo muri Kenya ntubikurikira? Abanyapolitiki uzi muri Kenya ni bangahe? Ntabonze. Uzi Ruto gusa na Odinga? Musyoka ntawuzi? Mudavadi ntawuzi? Nabo nkeneye kumenya. Turashize. Politiki se katari ibintu byanjye. Iyo utazi Miguna, politiki ya Kenya nta kintu ubuyizimo pe. Ntago ubuyizi. Okay. Ni umusaza wambari w'umusilamu, kuna no guhora yambaye ingofero yanuze, ariko afite influence ya danje buriya muri Kenya bikomeye cyane. Bamwita Muzee Miguna. Yagize ati kirero Odinga gitsindwa
nari ndi kugenda kuri TikTok mbona misengwa ku izina Miguna arimo atangaza yuko saa 2 arakora live TikTok. Uyu munsi cyangwa ejo? Oya, ijyatsindirwaho. Umunsi yatsindiweho. Kwa gatanu. Yes, atangaza ati saa 2 z'ijoro ndakora live kuri TikTok bwa mbere. Bisobanuye ngo nabonye afite abamufollowing 54. Ariko yaratangaje ko ari bwa mbere arabakoze live kuri TikTok. Aravuga ngo yavuze Ruto ariko amuvuga muri ndi zina sinzi ukuntu yamwise ngo that boy, sinzi ukuntu yamwise ngo that boy cyase ibintu ngibyo. Ngo agomba kugenda. Aravuga ati tugomba gukora live kandi ubwo imvugo yakoresheje yo ni yindi ariko reka nge mbisimbuze kuko byumvikana gwa ari kuvuga. Ati uriya mu rutagomba kugenda. Ati ubwo Odinga atsinzwe atagiye guhindukira azi. Ati kandi uriya muhungu tugomba kumukura mu nzira. Manga icyari kumubatiza TikTok nicyo yari igamije, live nicyo yari igamije. Nayigiyeho, guess what? Yari iriho live y'abantu 10,000. Ku bantu bazi live za TikTok kugira ngo uzageze 10,000 uburyo bari byinshi. Bari gufollowing uri kubabona hejuru. Adavuga ngo nabari kuza bagenda, no. Aba hari permanently bahari. Bari 10,000. Ibyo byongera kumbera ikimenyetso yuko biriya mu rutagenda. Umuntu umwe muri wakunda kumbona muri groupe mu gihe bari kuvuga ibintu bya Odinga no gutorwa bakavuga kuri biriya mu buri gihe cyose babizanaga. Naraganira utareguzwa ikindi azeguzwa bigizwemo uruhare na Odinga ko Odinga azatsindwa ku buyobozi bwa African Union. Mu gitondo bari umuntu aza gupostinga agaragaza ko amatora arabo uwo munsi. Ndavuganirega naranje kubabwira ko Odinga aratsindwa. Aya matora yararangiye mu mwuka. Okay. Ako groupe ukuntu bateye na intellectuel nta wigeze commentingaho. Ariko amaze gutsindwa nibwo ahubwo bagarutse kuri ya message nanditse mu gitondo. Nanditse mu gitondo hasamoye. Amatora manza byaramenyekanye nka saa 10 saa 9 sinibuka. Ahita yandika aravuga ati nyamaze ibi bintu wabivuze mu gitondo. Ati biragaragara yuko uriya mu rutagushatse wamubariza insinzi. Muri iki kiganiro turi gukora byakomeje gutuma nibaza ngo ese niyo Ruto twahura namubwira iki. Ntacyo ndi kubona. Uretse ko najya gusenga. Ariko kuri ubu ngubu ntacyo mfite namubwira. Agitorwa bwiyaza kumbaza nari kuba mfite icyo mubwira. Ariko ubu ngubu aragenda tu. No, simvuze ngo aragenda, icyo gihe nari mfite nicyo namubwira. Iyerekwa ry'uko atsinda ryari hari n'icyo agomba gukora kugira ngo batamugumukana nacyo cyari gihari. Ariko for now ntikiri variable nicyo kibazo. Ubwo no kubaza Imana kagwenda insinzi. Nanago kikiri variable simbeze. Gusa kimwe cyo ndi gusengera ko ndamukunda cyane. Ndi gusengera kugira ngo ibintu bya assassination biveho. Ibintu bya assassination kuri we biveho. Hasigara wenda icyo kweguzwa ariko ibintu bya assassination kuko erega Kenya nta nubwo ubundi imenyereye kuba ho muri ibyo bintu bimeze gutyo. Uretse CDS bayirutse kwicira muri helicopter na assassination iriya na haryo yarinde yari umucamanza mukuru yakoraga muri Cour Supreme nawe baramurasha. Yes, baramurasha mu misi yatambutse rwose baramurasha. Ibyo ndi kubisengera kugira ngo ibyo bitabaho kuko Kenya ntago imenyerewe mu bintu byiraswa ry'abantu. Ari ibintu ubundi buvuga ati ni ibintu by'i Burundi ni ibintu bya ko no mu Rwanda bitakunda kuhaba. Nibundi hari ibintu uvuga ati ni ibyaha naha ni by'i Burundi no muri Kongo niho mbizi n'urugero. Kumva ngo president yarashwe. Aza Amerika iyo ngiye. Oya kumva ngo president yarashwe. Oya rwose. Hari ahantu tutabizi cyane. Hari no mu Rwanda ngo bamuciragaho mikoro ibintu ngibyo ariko nta ibintu by'uvuga ngo yarashwe umuntu araza amusanga muri office amurasa amasaso ni ibintu tuba tutameze. Hari ibintu bitari mu mateka y'igihugu ukifuza ko bitanazamo. Sibyo? Ukaba ati nifuje ko ibintu bitarazanazamo. So icyo ngicyo rero tukivuyeho. Rero ubuhanuzi bwa mbere bufite be yabwo ivuga ngo His Excellency Raila Odinga. Impamvu mwita His Excellency Odinga byibuza mu buzima bwe yatsinze amatora ya Kenya inshuro 2 yose bamuriganye. His Excellency Raila Odinga 2008 yari yatsinze hariya ni 9 yari yatsinze rwose. Asore ibintu byo kiragiye cyarapumoye yari yatsinze. Ko bitamubereye ubundi yari yatsinze rwose.
mu cyozo bamuhemba kuba premier ministre ariko ntiyari hatsinze. His Excellency Raila Odinga nta mwana we uvuka mu bana be kuri we n'umugore we wazigira yiyamamaza ngatsinda amatora ayobore Kenya nkuko wenda Uhuru Kenyatta umwana wa Jomo Kenyatta yiyamaje agatsinda. Icyakora mwani magambo kuri Odinga Imana yari yateganyije yuko azayoboraho Kenya. Niwe wizize kubera yihuje n'ibicaniro bitavuga Imana. No ku bana be hari ikirere cyuko havamo mu perezida, ariko ibyo yakoze byateje umuraba no ku bana be nta waba perezida. Rwose umuntu uzabona umwana w'Odinga ari kwiyasira ngo ashaka kuba perezida azamubwira ati ubwo bufaranga burye ugiye kubutwika. Hano ijwi ry'Imana ramwe ngo icyakora umwuzukuru wa Raila Odinga bamuteguye neza hakabaho no gusenya ibicaniro bya Satani cyangwa se bitavuga Imana yazaba perezida wa Kenya one day, niko Uwiteka avuga. Nagiye ku buhanuzi bwa kabiri cyangwa se ku nzozi za kabiri. Twagiye muribuka yuko navuze nimba ntarabivugiye hano nabivugiye kuyitwa ntuza umuseke yo ndishwa neza ko nabivuze cyane narebwe cyane ndabyibuka. Navuze ko Goma na Bukavu bizafatwa mu gihe gikurikiranye ku buryo azaba arimo nka interval itarenze ibyumweru bibiri. Harya buri ifatwa rya Goma na Bukavu harimo ibyumweru bibiri arenga. Ibyumweru bibiri n'ubundi. Ni ibyumweru bibiri. Narabivuze abantu babishaka bagiye barabibona. Ku museke babigende babirebe barabibona. Naravuze ngo Goma na Bukavu bizafatwa mu minsi ikurikiranye. Kisekeza kiri kuvuga ngo bafashe Goma azashiduka na Bukavu iri gufatwa. Ntazabona umwanya wo kuririra Goma no kurevandika Goma no kugira gute kuko Bukavu izaba iri gufatwa. Ibyo abantu bajye kubicekinga. Ngiyo binavuze nkubwira nawe nabivugiye ukajya no kubyirebera. Ko bizafatirwa mu minsi yegeranye cyane. Ikigiye gukurikiraho ni ugutembagara kw'ingoma ya Cndd FDD. Abarundi bakabona amahoro n'iterambere Imana yabavuzeho. Singibize biranditse none se bisimbuke kandi byanditse. Niwe perezida wa kabiri se? Niwe perezida wa kabiri ko atubwiye ko bashobora kuba babiri wo muri East Africa. Umwuka w'Imana basobanurira. Haleluya. Kiri kuba ku bintu bya perezida ugomba kugenza makeya. Ugomba kugenza makeya. Kandi it's not necessary yuko bibaho ko ndi gusenga ngo biveho. Ikintu cyo ntarabasiri ko nagikuro nsenze. Nukweguzwa kwa Ruto. Cyo ntago ndi sire. Cyo nticyavaho. Cyapfa kuvaho. Sindi sire ko biragoye. Ariko burya nta kinanira ituro. Naho neva azanye ituro. Cndd yakomeza kayobora. Nawe biragoye. Wapi. Byamusaba kuyivugurura ku rwego rutigeze rubaho. Byamusaba kwirestructuringa nkuko ADPR yakoze ubuyobozi bwayo. Gusenya ugahombora ukongera kubaka. Naho igikora ibyikora nkuko ibikora. Atanze ituro se Imana ikamubwira gukora ibya Imana ntago ari ntambira kibi. Ni newe yarabwiye ko izarimbuka ariko kutarimbuka kwayo kwaturutse ku mpinduka bakoze. Bambaye ibigunira. So they repent. Repent bivuga metanoia mu kigiriki. Metanoia ni ijambo ririmo amagambo abiri bivuga meta ple noia pense. Imitekerereze itandukanye ni wari ufite mbere. Cndd FDD keretse indi imitekerereze yayo igahindura filozofi yayo. Erega abantu muri DD mbere yo kurakara inama yigeze iba iyo wenda nkuru nziza muri office ya nkuru nziza muri office hari abantu 8 kugira ngo abantu bari muri office banabimenye bibuke wari urimo yibuka bari abantu bari mu bari 8 namara kwibuka ibyo baganiriyemo kandi na n'uyu munsi bikiri mwijena migambi bijyabo. Ni abashe kumva yuko iyo mitekerereze Imana itayishimye kandi abarundi bararira.
wenda hari abanezerewe ku buyobozi bw'abadede, ariko abarundi benshi bararira, barayura, benshi bararira pe. Kandi Imana yasezeranyije abarundi amahoro n'iterambere. None se zabizana gute hakiri umudede? Nimba hari ubuyobozi ku isi nigeze mbona Imana igera ahantu ikamera nk'aho itabushaka, yitwa Imana. Ubuyobozi bw'abadede ukeneye amasengesho na repentance kabisa. Oya, hari igihe ureba mu mwuka wareba uburyo Imana ifata regime runaka, cyo koze mwihebwe, mwagiye rwose. Ndibuka hari igihe kigeze kugera ndi muri mu nzu Kinyinya, hari yanzu y'Ikinyinya abantu bazi, ndi gusengana n'undi mukozi w'Imana. Imana iduha amakuru arimo izina rya wa muntu nyuma waje gukurwa kuri Europepa n'ibindi by'indonke bikaza. Amakuru irangije kuyaduha, mbwira abantu twari tuziranye inshuti zanjye, ndababwira uriya mugabo yagiye aririwe ntaraye, ntago rwose muri guverinoma aragiye tu. Nkurikije amakuru yaduhaye ndavuga ntaragiye. Hari ukuntu Imana kugira ngo kanaka dore uko mubona, gatumenye ibikurikiye. None bikiraho hacemo nk'icyumweru hahitaza skandale y'idebe. Kiganiro natanze ndabyuka ni kuri Max, nabwiye abantu ninkurikije amakuru Imana yampaye, hakurikizaho yuko hayisaza skandale y'idebe. Ntuyaririwe ntaraye. Rero ikibazo kiragenda navugisha ukuri kwinshi, navugiragaho ubwanwa bwari butarasimbura ubwana. Navuze ntuyaragiye ntaraye, manza atarenza amezi 3 koko yaragiye. Ndabeshye rero. Iyo mboni yamubonagamo uwo nguwo byatumye asohoka muri guverinoma. Iyo urebye mu mwuka ubona ari nkayo mboni abadedi babonamo nono as a regime. Kababwira aha, ikibazo rero cy'abantu bamwe ushobora kuvuga nk'aya magambo, umuntu ukunda abadedi agahita kwandikira gutuka, mu by'ukuri ninjye watumye Imana ibabona uko ibabona. None hari ukuntu ibikubona nabi itakwishimiye nk'Imana, ukagerekaho ibindi bintu bitari byiza. Imana nakubona nawe ukiyita idebe, yakubona nawe ugakora na biriya. Mu magambo makeya ugize kubikubona nabi, none nawe uri kongera ibindi bibazo. No, ubundi ukoshaka gukora skandale Imana ikubona neza ikawukavaringa. Ariko iyo ukoze skandale noneho n'Imana yamaze kugukaraba, buriya ubu uri umuntu wo kubabarirwa. So reka rero nkomeze nsome. Navuze ko Goma na Bukavu bizafatirwa iminsi yegeranye cyane. Ikigiye gukurikiraho ni ugutembagara k'ingoma ya Cndd FDD, abarundi bakabona amahoro n'iterambere yabasezeranije. Uwiteka yavuganye nanjye muri 2022. Erega ibi ndi gukora ni nka prophecy reminder, ndi kugenda nsa nugarura inzozi nagiye ntanga abantu bakazifata minenegwe. Uwiteka yavuganye nanjye muri 2022, ambwira kubivugira kuri bwiza nabiciyemo, sinde niyo mpamvu ntarabitindaho. TV n'ukwezi TV nahanuye ko His Excellency Paul Kagame agomba kugarurwa amatora ya 2024 tukamundagaza amajwi, kuko hari abibwiraga ko cyaba ari cyo gihe cyo kuzana umusimbura. Uwiteka yavuze ko His Excellency Dr. Paul Kagame, mwibuke ko yahawe doctorat d'honneur, niyo mpamvu bivuze gutyo, abanyarwanda twese dukunda ku buryo twanamutoye 9.18%, yavuze yuko manda none ngarutse mu nzozi. Icyo gihe Uwiteka yambwiye yuko manda ya 2024, ubwo yabimbwiraga byari muri 2022, ambwira ko bazamugarura, nubwo bamwe baribwa bumva bazana undi. 2024 kugera 2029 iyo manda. Icyo gihe ndumva muri izo nzozi narabwiwe ngo agomba kuyikoresha arandura burundu FDLR. Entre parenthèses, uribuka ko ubushize nakubwiye ko bidashoboka, it's impossible. Ubwo nyine Imana yamuhaye mandate yo gukora ibidashoboka, faire impossible. Agomba kuyikoresha arandura burundu FDLR
puri ni parti ubundi no kugarura kuzana undi musimbura RPF kazana undi mukandida nta kimana byari kwibangamiraho, ariko impamvu yashaka ari ugaruka kutwe ni kugira ngo akore iki gikorwa bita kurandura FDLR burundu, kuko umusimbura we ijya azazira ntabwo azabaje kurwana. Icyo gihe ndabwirwa ngo kuko u Rwanda ruzaba rufite amahoro impande zose igihe muzabona His Excellency atagitanze kandidatire, ikizagaragaza yuko babikoreye igihe nyacyo nuko imipaka ine yose y'u Rwanda hazaba nta menace nimwe yo guterwa ku Rwanda ihari. Ngiye kukubaza munyamakuru, harya ko byanciye mu matwi mbyumva ku ma YouTube ni byandi by'abantu babatwika cyangwa se basyonyogereza, numva bavuga ngo imipaka ihuza u Rwanda na DRC yose iri kugenzurwa na mama 23 bayita mama 23, si byo se? Cyangwa haba hari umupaka usigaye uhuza DRC n'u Rwanda uhagazeho FARDC? Oya, petite barrière Kamanyora, grande barrière yose M23 yose ni iri kuyigenzura. Umupaka usigaye utarakurwa FDLR ni umupaka wa Bweyeye. Bweyeye nagane. Umwanditsi w'ibyahishuwe yaravuze ngo ibi ngibi ubisoma byitondere. Bweyeye ni umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Hari ya Rusizi. Kahota. Ibu bisoma byitondere. Nase ubundi kandi Uwiteka ari kumwe n'uwo yasize amavuta, ndavuga umusaza Paul Kagame, kugira ngo n'uwo mupaka nawo ube secured. Hasi ndandika ngo grosso modo, kameshaka kantu ko kwi grosso modo cyangwa se grosso modo. Erega uretse kuba ubushomeri butagangarije Kigali, kuri mperuka kazi muri 2010 umuntu amaze mu bushomeri imyaka 14 se. Naho ndarwanya ariko rapote potre nsengero barazifunze akosha aya aho gavuga uti mutabazi insengero zimazo zitaramara n'umwaka zifunze kugira directeur y'iki kigo cya primaire cyangwa wa WDA nimba ari ibiki cya TVT cyangwa bakugire sedo w'akagari nawe urebe ko nawe wabaho se wabaho nawe mugabo bakubititse mwana. Acyo grosso modo ngo ndivuga ko twasoma by the way nubwo ntacyo byamaze. Grosso modo abatazi kumva neza ubuhanuzi, FDLR Pris Cndd FDD zigomba gutandukanywa rwose bidasubirwaho n'umupaka w'u Rwanda. Ibi nanone ndavuze ngo bisoma byitondere. FDLR ndabyumva, ariko Cndd FDD yitandukanye ute n'umupaka wa Bweyeye? Uko tuzimura Burundi, ubwo hagati y'u Rwanda n'u Burundi igihugu kimwe kizimuka. Grosso modo ndongera nsome. Abatazi kumva neza ubuhanuzi, FDLR na Cndd zigomba gutandukanwa uruhenu burundu rwose bidasubirwaho n'umupaka w'u Rwanda uwo ari wo wose, kuko bagize existential threat, menace existentielle mu Gifaransa. Ibyo bigakorwa na pike before 2029 kicks in, kandi ibyo bigakorwa mbere y'uko manda ye izarangira 2029 irangira. Umuntu utekereza yuko abadede bazaba bari ku ngoma kugeza 2029, uwo muntu namubaza ikirera asengeramo kugira ngo avangirwe bene ako kageni. So says the Lord. It's the Lord's assignment to His Excellency Dr. Paul Kagame. It's his success
before the successor come. Tega amatwi wumva ubeho ni ikiganiro cya Radio Rwanda, nimba ntabivuze nabi cyangwa narabyibeshye cyangwa mbyumve nabi cyangwa se mbe narabyibagiwe. Tega amatwi wumva ubeho ni ikiganiro cya Radio Rwanda, hafi yawe niko bayivuga. Abarundi ahantu soreje harakomeye, muhatega amatwi. Abarundi nimube nka Odinga, abakunda ko Uburundi bwagira amahoro n'iterambere. Ntimube nka Odinga kandi. Reka nsome narimbuza aho naringeze. Abarundi mwohereze ituro iryo mwitishikanwa mugabo, kandi n'abanyarwanda bari kumva ibyo mvuga kandi banabyumvise na mbere ubwo nabihanuraga, bakumva ibyo bintu bifite akagufwa cyangwa se babiryohewe. Nabibutsa gukanda akanyenyeri 142 urwego mugakurikiza amabwiriza, mukareka kwigira nabi, namwe ntimukigira abagumuke. Iyabivuze niyo kwizerwa. The word impossible does not exist in his vocabulary. Mubikore mubikunze, iyo nkorera ibisoresha umurava wayo. This is important again, and I'm finishing. Momo yanje, c'est très important. Pour les Burundais, c'est très important. Ce qui est à Kamenge et à Gitega, c'est très important. Momo yanje na akamenyetso ko guteranya 250 788 88 35 13. Iyo nashyize akamenyetso ko guteranya bivuze ngo na word limit biremera. Amazina muzasanga yanditseho ni Mutabazi Kabarira Maurice, kandi n'ikinkurikijeho ni ingenzi cyane. Equity Bank account, subwa mbere se mbivuze. Yego. Uze gusubiza inyuma nutazumva neza kugira ngo uzandike. Ni 4 0 1 2 2 1 2 1 1 4 5 0 8. Subiyemo 401 221 211 4 5 08. Cyokoze nsoza makuru y'akababaro aravuga ngo KBC US dollars account, konti nagiraga muri KBC y'amadolari. KBC manze yaraguzwe na Bank Populaire PRC nimba ariko babyita. Ubwo yo konti nyine yimuriwe muri Bank Populaire, ariko ntiheruka gukoreshwa sinanayibuka, ariko wayishaka nayo twakongera tukayibyutsa cyangwa tukayishitura. Yego Apotre Mutabazi, reka tugushimire rero kubw'iyo message, kubw'izo nzozi zawe. Ubwo reka dutegereze iby'aba. Reka mbabwire dusoza. Kuba dutega moto mu mifuka yacu harimo perimi z'imodoka ntago ari za moto. Suko atariho abantu Imana yagiye izanira ijwi bitari rimwe bitari kabiri. Ngo bafate imfunguzo z'imodoka baguze mu Kagera bazizanire Apostle Mutabazi, akorera Imana, aguwe neza abohotse kandi afite uburyo akorera Imana. Ariko reka mbabwire mujye mureka ibintu byo gufungana umutwe Imana. Ngiye Mutabazi wamfungana umutwe, ariko gufungana Imana umutwe harya wumva uri gitangaza bingana iki? Ubudinga ntatakaje ibyo yaruhiye igihe cyose, kandi byashoboraga gushyirwaho mu isi y'umwuka nuko asenganye n'umukozi w'Imana. Icyo tube tukiretse. Kuba dutkodesha ntiba bikuyeho ko ari abantu Imana yabwiye ngo ufite amazangaye muri Kigali kurengeje amazi 10 20, wafashe inzira ikibagabaga harya bayita Gacuriro. Yakubwiye gufata inzu ngo imfunguzo ze Mutabazi n'ibyangombwa by'ubutaka bimwandikeho, utinzu ya Gacuriro ati mu mudugudu harya bayita Vision, utigeze kuri 1,600,000. Naye ndabizi kigeze kuri 600,000. Kuzayimigeze kuri miliyari subwo uzaburimo harya ubwo bundi iyo utinze nta cyuhombara. Tube tubiretse ibyo ngibyo. Yani n'inzozi mbona cyase hari ukuntu numva ijwi nka se kavuga ndise nge ubuzima ndabumenyereye. Ubuzima bwo kubitika ndabumenyereye. Ahubwo wowe urimo wibuza umugisha
uri mu biki ese ubundi nongere nibaza ikindi kibazo nubwo wenda hari uwaje akora ibiganiro avuga mutabazi sindi umuhanuzi njye nigeze mbavuga ko nje kuba umuhanuzi narose ese ubundi kanongere nibaza iki kibazo manda 2024 ko nabibabwiye bitaraba muri 2022 ngo izaba ari yo nyuma ya hariya nyuma ya Bukavu baragenda afate burya Minembwe iba muri urabona Karehe ni territoire Uvira ni territoire nindi nimba bayita ngo iki so rero hari yitwa itangukira hari territoire bamo Minembwe nayibona no ku chat GPT rega namutwe iyo bitunaniye duhita tujya kuri za programme kugira ngo tutugire ariko ntago ngiye gutindira twasoje nibiba byavuyemo ndahita nigendera niho M23 igiye gukurikizaho so nuwango bizajya kugira mu kwa karindwi Sud Kivu yose na Nord Kivu yose biri maboko ya M23 aho ngaho bivuze ngo umuntu wibwira ganga abazungu ngo sanctions ngo hari ukuntu ngo bari bubijyemo ngo bagatakaza uduce bari bafashe cyangwa ibindi nabyibagirwe inzozi mfite zigarukira mu kwa karindwi wenda cyetse wenda nimba nyuma yo mu kwa karindwi ari uburyo muzabakaho bazaba baramaze gufata ariko se kubibona hano bamaze kwamarana amezi 5 6 koko ubu bazaba bakira bo kuhatakaza uko mu mutwe wawe ubwenge bwawe bubiguha so rero na Minembwe nayo igomba kuzajya amaboko yabo sinzi bazabikora ryari kuko ni muri nuza hitwa ariko ngwikira to Fizi territoire ya Fizi hari territoire ya Karehe yose barayifashe mbere yo gufata Bukavu iyo umanutse rero tujya muri Uvira hari ukuntu rero hari n'iyitwa Fizi ari irimo Minembwe so ariko nanone turetse no kuvuga ama territoire Sud Kivu yose bazayifata cyo kirahari mu isi y'umwuka kandi bizagenda neza so reka rero mvuge ngo nshimye Imana yuko ikomeje gusoza umugambi wayo mwiza wo gutandukanya FDL na Cndd FDD n'imipaka y'u Rwanda kuko ni umugambi w'Imana iyo ari umugambi w'abantu hari gihe bari no kubananira ariko ni umugambi w'Imana yego apotre reka tugushimire rero kandi ibyo ibyo ni pike namara kubikora bikagerwaho bizazana n'amahoro mu karere aka karere ntabwo kazahoramo intambara zitarangira hariho isezerano ry'amahoro mu karere yego ariko nanone wumva yuko isezerano ry'amahoro ryaza gutyo gusa rikidumbura aho ngaho hari igihe yaba byibeshyemo hari ukuntu Imana yo mu bumana bwayo yabiteganyije kandi kumva byose nabibabwiye ndi kumva nabahaye umurongo mwakoreraho umugisha kandi sinari nsanzwe mbikora muri uyu murongo ngo ngere naho mbaha konte impamvu nabahaye by'umwihariko iriya konte nuko hari igihe umuntu yifuza no gutanga nk'ituro wenda tuvuge nk'igihumbi 10 by'amadolari rero kuvuga ngo yashyire kuri telefone hari igihe babigoranye hari igihe avuga ati nkeneye konte nayashyiraho tukabangorekana nanone tumufashe kugira ngo nanone akorera umugisha nk'uko umwuka w'Imana yamutegetse kuko reka mbabwire nta muntu waha 10,000 by'amadolari mutabaza atari umwuka w'Imana yamutegetse ntago mfite isura nziza simfite amasoso meza ntago ndi handi samu cyangwa se attractive kuri iyo level ariko Imana yabyemeye Imana yatanze itegeko ujye uryumvira naho waba utari umunyamasengesho bya cyane kumvira Imana n'ibya twese iyo nza gutanga kira kiganiro ndabyibuka nabivuze ku musozo ni Odinga aramutse yumvisha ibi bintu akafata ituro ndabyibuka navuze ngo akarishyira umukozi w'Imana wundi nimba nge wenda mwabifata nkaho ndi kuri sabada ariko umukozi w'Imana akaba yarahamagawe kandi afite ikirere cy'umwuka cyo kuba yakora ibyo ngibyo n'ubundi yazatsinda umunyajibuti nta byakozwe uretse no kuri ngewe nta n'undi mukozi w'Imana numvishe wo muri Kenya yabaragiye kureba niyo mpamvu yatsinzwe kandi n'ibindi byose tuba twababwiye mugomba kubibera amaso mu buryo bwo gusenga mu buryo bw'ituro mu buryo bw'agaciro abakozi b'Imana n'amavuta yabo n'ubundi buryo butandukanye bwo kubungabunga no kubagarira amasezerano cyangwa se gukorera to operate in the spiritual realm. Soreje ngo mwakoze ndabakunda cyane
kandi gusenga birakomeje kuko kubana n'Imana no kwegerana n'Imana ni iby'agaciro. Ndabakunda cyane. Kuri TikTok mfite izina rya Apostle Mutabazi, abayibaho mu following tujye tubana mu bihe byo gusenga. YouTube mba ndi hano ni ku isezerano nyine. Kuri Twitter ndumva nitwa Mutabazi Kabarara Maurice, nta Apostle iriho. Facebook nayo ndumva nitwa Apostle Mutabazi. Mujye muba muri update n'ibyo ngenda nyuza kuri izo mbuga zanjye zitandukanye. Cyane cyane kuri TikTok muri no minsi ndi active cyane kuko hari ukuntu Imana iri kunyobora muri icyo kirere muri ubwo buryo. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane kandi mwese uko mwabaye muri kiganiro mbatuyeho kugubwa neza, mbatuyeho umugisha. Nibutsa ribu yuko mwemerewe yuko umuhanuzi yahanura intambara ngo abanyarwanda ngo bagiye guhunga, hari n'uwaherutse guhimba ngo impunzi ngo guhunguka. Reka icyo nyikiriyaringe nubwo twasoje. Impunzi z'abanyamurenge n'abanyamasisi zigiye gusubira iwabo. Izindi mpunzi zigiye gutaha ni impunzi z'abarundi, nazo zigiye gusubira mu Burundi. Ntago Imana izaha amahoro n'Uburundi n'iterambere abantu bahunze Uburundi 2015 batarasubira mu Burundi. Icyo cyo kigiye kuba. Ariko ibyo kuza ugahita ubifata ukabitenguriramo, ugahita ubanga mu Rwanda wagutegunga nawe yahunga. Mu Rwanda abari mu Rwanda ntitwenda guhunga, Mutabazi nenda guhunga, data ntagiye guhunga, mama ntagiye guhunga, n'abana banjye ntibagiye guhunga. U Rwanda ni amahoro, nta sasu zirizavugira cyase nta ntambara izabira ku butaka bw'u Rwanda, nubwo abitekereza n'abitegura atari bakeya. Ibyo byo nta bihari mu isi y'umwuka. Birakwiye rero ko nta n'umuhanuzi uza kubihimba atera abantu ubwoba. Nizere ko icyo kintu kiri kiriya kandi ribu yabona ari wakirenzeho ikamucaginga terrorism, nkundi mugizi wa nabi wese ikabimuhanira kuko aba nabeshyera Imana nta bimenyetso aduha mbere yuko ajya kujagaraza no gutera ubwoba abanyarwanda biramupango. So ndumva icyo ngicyo kivuzwe. Nakibagiwemo kandi nuko nta cyanditse anga kandi ndagize kubyandika. Ndumva umwuka w'Imana yanyibukije kubyandika no kwitoratoza kandi twasezeye ubwo naho byari biri kuganisha. Numvaga ari ikintu ntaravuga ariko ni icyo cyo ngo impunzi z'abarundi n'impunzi z'abanyamurenge zigiye gutaha bajye mu bihugu byabo, babona amahoro, batunganirwa, batekane. Ubwo abazi gutekereza barumva ngo uhunze 2015 azasubira mu Burundi harya bimeze gute kuri Cndd. Rimwe na rimwe rega n'igihe Imana iguha inzozi, ibindi wowe nk'umuntu uzi gusobanura inzozi ukaba wamenya uko biri n'ibyari byo. Mwakoze ababangamiwe n'ibyo navuze. Iyo byari bitekerezo byanjye mwari mufite impamvu yo kundakarira, ariko nimba ari inzozi nahawe n'Imana, reka twese tuzanga amaso dutegereze. Ni nkuko hari uwari ko yandakare ngo navuze ko dinga zatsindwa cyane ko u Rwanda rwari rwamwandosinze. Nanjye ubwanjye byari binjeniye kubivuga ko azatsindwa kandi igihugu cyanjye perezida wanjye yaramuhaye ijwi cyangwa se yaramwemereye ijwi. Ariko nanone tugomba kumenya gutandukanya iyi Imana ivuze perezida wawe yandosinze ibindi, nawe ugomba kumenya nk'umukozi w'Imana se uraza uvuge ngo reka mvuge nunge mu oye. Rimwe rimwe nubwo biba bigoranye binavunanye, ariko wenda wahitamo ugaceceka, ariko wajya kumbura umuntu uvuga ukavuga icyo Imana yavuganye nawe. Ndabakunda cyane. Shalom shalom, may God bless you. Imana ibagure, Imana ibashyigikire, ihira imirimo y'amaboko yanyu, abakoraga bitagenda ibahe prosperity, ibahe iterambere kandi ifungura imiryango y'umugisha ku buzima bwanyu that no man can shut. In the name of the Lord Jesus I pray, decree and declare as a prophet and an apostle. Amen. Amen.